Ndabashimiye ko munteze amatwi. Noneho ikinamico y'uno munsi itorero indamutsa zawe remforo zabategura umukino witwa Uwera. Ibintu birakomeye. Ubu noneho abatware bo mu nkore barashaka gukorana na wa mwana wari usimbutse agiye guhana na nyina uko byagenda kose. Waba utunze telefone se cyangwa utayitunze, uko byagenda kose uyu mugabo waramwumvise. Amazina ye bamwita G-Tough. Niba ukeka ko utamuzi kandi ushobora kuba warumvishije mu matwi yawe ijambo ngo kubita kuri ka kandi. Kubita kuri ka ndimi. Umugore arataka maze azana mazi. Kubita ingiri bifite ubutumwa. Natangiye munyita umusazi, none dore igihugu cyose majiye kugifata. Indirimbo yanjye nayikoze muyita igishegu, none dore abana banyu ba mama babo na ba nyogokuru wabo barimo barayibyina. Uyu muhanzi G-Tough nyuma yo gukora indirimbo ye aragitosa ikazamuka nka za misile abanyamerika barashe kuri perezida wa Iran, inyangabirama nazo ntizicaye. Uwitwa Emmy Kinege nawe ati iyi ndirimbo igomba gusibwa ku mbuga nkoranyambaga n'uwayikoze agafungwa. Ati ndetse yewe ndaza no kuzindukira ku rwego rw'ubugenzacyaha RIB, ikibazo cyanjye nyihereze Dr Murangira Bitsiyeri. Emmy Kinege yirutse kibuno mpamagura ajya kuri RIB gutanga ikirego cye, nyamara ibyamubaye hagezeho iyo nakunda. Ubwo Emmy yaragiye aratangira aravuga ati none ko indirimbo irimo irabyinwa n'abana ikabyinwa n'abagore kandi amagambo ayirimo bikaba bivuga ko ari ibishegu, murabivugaho iki? Umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha RIB ati none uwo G-Tough ninde? Amazina ye bwite urayazi? Emmy Kinege ati igisubizo ni oya. None ayo magambo aririmba muri iyo ndirimbo urayazi? Emmy Kinege ati igisubizo ni oya. Nuko umuvugizi wa RIB aramubaza ati none ikibazo kiri hehe nimba abagore n'abana bayibyina iyo ndirimbo? Emmy Kinege niko gutangira kureba muri parafo, atangira kurya indimi abura icyo avuga. Bamwe bati ese ubundi Emmy Kinege ibi byari bimureba? Ibi byaramurebaga koko? Nubwo kandi hari abadashyigikiye indirimbo ya G-Tough, hari n'abumva nta kitwaye ndetse bakumva yakomeza akikorera kuko n'ubundi indirimbo z'ibishegu zahozeho kandi zizanahoraho. Aho twavuga nka Scovia we ubwe yarivugiye ati ese uwo G-Tough muramushakaho iki? Si we wa mbere ukoze indirimbo y'igishegu, yewe hari n'ababivuga mu mvugo nyandagazi y'ubusambanyi, none we wagerageje kuzimiza muri kumwiha. Imucire birarura. G-Tough indirimbo ye nta kintu itwaye. Scovia yakomeje agira ati ngiye ko bambyinishije iriya ndirimbo na AI ko ntigeze ntera hejuru, nimere ko umuhanzi yikorera indirimbo ze ko n'ubundi si ukora ibishegu wenyine, cyane ko we hatarimo n'ibishegu bikabije. Reka ariko nkwibutse gukanda subscribe kuri uno muyoboro, ugiye kuzajya ukurikiranaho uruhererekane rw'ama episode agiye atandukanye y'amakuru agezweho muri entertainment yo mu Rwanda ndetse no mu mahanga. Kanda subscribe utazajya ucikwa. Cira birora nimba wibwira ko wakora agahigo nk'aka G-Tough bikoroheye. Uzakoboka, uzakuba ikibuno hasi, uzazana inkovu nyinshi n'amabavu menshi kugira ngo ube wakwibwira ko ube wagera ahantu ku bintu G-Tough yakoze hano mu Rwanda. G-Tough ubu ari kuririmbwa mu tubari, mu mihanda, ahantu hose. Ni aba DJ bakora mu tubari, uramutse kuri playlist udafiteho indirimbo ya G-Tough aragitosa wahita wirukanwa ako kanya. Wabimenya neza bosi wawe aramutse aje gucekinga agasanga iyo ndirimbo ntayo ufite. Iyi ndirimbo yanditse amateka mu Rwanda, ibaze ko nta wundi muntu urakora agahigo ko kuzuza miliyoni kuri audio byongeyeho mu kwezi kumwe. Aragitosa yarajizimya pompom ya Diamond na Bruce Melody, nabwo yumva ntibihagije inyarukira no ku ndabo zanjye ya The Ben, nayo irayizimya iragenda ijya kuri sample ya Chris izikoraho akantu. Yewe noneho bwabo ni abahanzi bakuru, abo hasi bo ntitwavuga.
mu gukora indirimbo ikaba no views mu cyumweru. kakubayeho. Ubu noneho igihari G-Tuff agiye gukorana remix na Bruce Melody ndetse na Bushali. Aya magambo mbuze ni G-Tuff ubwe wayitangarije. ubu tuvugana ubu Bruce Melody yansabye ko iriya ndirimbo aragitosa asaba ko nyine twakorana featuring. Harimo iyo ndirimbo izaba irimo noza Bruce Melody izaba irimo, bonoza Bushali azaba irimo, hanyuma noza iyo ndirimbo urumva igiye kumva na bishoboka ari kurumva nyine kenshi na kenshi Bruce Melody niyo ugomba kubigiramo uruhare kuko tuzayikora muri studio ye 150 bayita 150 niba ari 150 ariko ni mama 50 nyine urumva ni ukuvuga ngo rero iriya ndirimbo nyine aragitosa urumva ngiye guterekamo abahanzi batandukanye ari kurumva Bruce Melody yambwiye ati G-Tuff Instagram yanyandikiye arambwira ati ndumva ngiye kwibagisha ubwonko kuko iriya ndirimbo iri kwinjira mu bwonko bwanjye igiye kubupfumura arambwira ati kugira ngo mumeke ndashaka ko twakorana icyo bita featuring. Ayo magambo ni G-Tuff ubwe wayivugiye. Yatangaje ko afitanye collab iri gupendinga ya Bruce Melody ndetse na Bushali kuri remix ya Aragitosa. Ngaye nguko ibiganiro byacu nakagaruka. Iyi ni part 1, mutegereze part 2. Nibisanzwe tuzajya tubazanira amakuru yo muri entertainment ashyushye acyatuye akiva ku mbabura ashyushye nk'amavuta yaka. Reka nkubwire ngo njye banyitanda amage mukomeze kugira ibihe byiza.